Kugira ubuzima bwiza ntibisaba ibihenze, ahubwo bisaba umwete ndetse n'ubushake. Ibyo mbivuze nshingiye ku nama zigera ku 8 zatanzwe mu gitabo Health Body cyanditswe na Dr. George Pamplona Roger ku mapaji yacyo ya 18 ndetse na 19. Icya mbere ni uguhumeka byimbitse, ari byo byitwa deep breath. Gufata akanya mu gitondo ukibyuka ugakora ibyo byitwa deep breath, ukinjiza ndetse unasohora umwuka, ukabikora inshuro ziri hagati ya 5 n'10, ni ingenzi cyane kuko bifasha ubwonko kwakira oxygene ikenewe kandi ihagije, bigafasha mu gusukura inzira z'umwuka ndetse bigatuma ubwonko bukanguka, bikanafasha cyane muri rusange urwungano rushinzwe ubuhumekero. Icya kabiri ni ukunywa amazi ndetse no kuyiyuhagira. Nyuma yo gukora uyu mwitozo wo guhumeka byimbitse cyangwa se deep breath, ni byiza kutangira umunsi unyoye amazi hagati y'ikirahure kimwe ndetse na 2. Nukora ibi bizatuma umubiri wawe utagumwuma, ibi bizatunganya igifu, ikindi bizatuma amaraso atembera neza. Kunywa amazi ni ingenzi cyane ku mibiri yacu, ariko nayo anyobwa ku buryo bukwiriye. Si byiza kunywa amazi mu gihe uri kurya, ahubwo biba byiza kunywa amazi mbere hagati y'iminota 15 ndetse na 30 ngo ufate ifunguro. Nkuko kunywa amazi ari ingenzi ku muntu, niko no kwiyuhagira bimeze, kuko bisukura ndetse bikaruhura umubiri, bigatuma umuntu yumva aguwe neza. Icya gatatu ni ukota akazuba. Nubwo bisa naho bitangaje kuri bamwe, ariko ni iby'ingenzi cyane ko buri munsi umuntu afata akanya gashobora kugera ku minota 30 akota akazuba. Uko kota akazuba si by'umuhango, kuko bifasha umubiri mu ikorwa rya vitamini D. Si ibyo gusa, kuko bifasha umubiri mu gukoresha calcium, bigatuma umuntu agira amagufwa akomeye. Ikindi, uku kota akazuba bifasha mu kurwanya indwara y'agahinda gakabije benshi bazi nka depression. Icya kane ni ukurya neza. Umwanditsi umwe yaravuze ngo turi ibyo turya. Niyo mpamvu bizakorohera kubona umusinzi ugahita umenya icyo yanyoye. Niyo mpamvu imibiri yacu ikwiriye gufatwa neza kandi ikagaburirwa iby'ingenzi kandi bigirira umumaro. Uyu mwanditsi yavuze ko inyama atari ibyo kurya bikwiriye, haba ku mwana ndetse n'umuntu mukuru. Igihe umuntu agiye gufata ifunguro rya mu gitondo, ni byiza ko afata ifunguro rihagije kandi rifite intungamubiri zikwiriye, zishobora kumufasha mu ntekerezo ndetse no mu mbaraga z'umubiri, kuko ahaba agiye mu mirimo aba ari busabwe imbaraga z'intekerezo cyangwa iz'umubiri. Ifunguro rya nijoro rigomba kuba ari ifunguro ryoroheje, kuko umuntu aba agiye kuruhuka nta zindi nshingano agiye gukora. Ibyo bituma igifu cyoroherwa kandi bigafasha n'umuntu gusinzira neza. Icya gatanu, gukora imirimo isaba imbaraga z'umubiri, aribyo byitwa physical activities. Buri munsi ni iby'ingenzi ko umuntu asiga akanya gashobora kugera ku minota 30 yageneye gukora imirimo imusaba imbaraga z'umubiri. Bizaba bihagije igihe uwo murimo ugusaba imbaraga z'umubiri utumye uzana icyuya, kuko ibyo bifasha mu gusohora imyanda mu mubiri kandi bikakurinda umubyibuho ukabije. Iyo mirimo igusaba imbaraga z'umubiri ishobora kuba ari ukuhira ubusitani cyangwa ari ugukora siporo bisanzwe. Icy'ingenzi ni uko bigufasha gusohora imyanda mu mubiri. Icya gatandatu ni ukwitegeka cyangwa se ibyitwa self control. Ni byiza ko buri munsi tumenya kwigenzura kandi tukabasha gutegeka ipfa ryacu. Ibyo bikazadufasha no mu gukunda ibyo kurya byiza kandi byagirira umubiri wacu akamaro. Kuri bamwe uko kwitegeka bizaba ari ingenzi mu kurwanya itabi, inzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge. Ku bandi bizaba ari ukurwanya igishuko cyo kuryagagura ndetse no kurya ukarenza urugero. Abandi nabo bizaba ari ukwirinda ibyo kurya runaka bamenyereye ariko bibangiriza. Abandi bizaba ari ukurwanya akamenyero ko kubaho bicaye, aribyo bizwi nka sedentary life.
Ibyo byose bisaba kumenyera kwitegeka binyuze mu mbaraga y'ubushake. Icya karindwi ni ukugira icyizere, aribyo byitwa hope. Umuntu wese akeneye kugira icyizere kugira ngo agire ubuzima bwiza. Abizera Imana bagira amahirwe yo gushyira ibyiringiro byabo kuri Se ubakunda. Gufata akanya buri munsi ugatekereza, aribyo byitwa meditation, ndetse ugasenga, nabyo bigira uruhare mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. Icya munani ni ukuruhuka, aribyo byiswe rest. Buri munsi umuntu akeneye amasaha ari hagati ya 6 ndetse n'8 yo kuruhuka asinziriye. Ni byiza gusinzira amasaha ahagije kuko ibyo byongera ubushobozi bw'ubwonko bwo gufata mu mutwe, brain memory. Igihe umuntu asinziriye, imyakura cyangwa se neurons zihanagurwamo imyanda iba yikusanije mu masaha yo gukora. Ibyo bikongera imikorere y'iyo myakura.